amanota baduhaye ntabwo byakunda, dukurikije n'ibyo twari dufite kuvuga twari twateguye ntabwo byakunda mu minota 10. Ndavuga kimwe cyangwa bibiri ndekere. Turategura ubundi buryo bwiza bwo kubivuga kugira ngo abantu bazamenye ko hari Imana, abantu bajya basenga ikumva gusenga. Yesu ashimwe. Reka sabe umuvandimwe Rwiyereka atambuke hano ndetse na Patrick duhagararane, hanyuma asome ijambo riri muri Nehemiya ibice 2 umurongo wa 20. Ndasoma kuri ayaho. Bibiliya iravuze ngo maze ndabasubiza nti Imana nyirijuru niyo izatubashisha. Amen. Abantu benshi iyo bateguye amashimwe uzusanga bakunda kujya muri Zaburi kuko habamo ibyo bipango byinshi bivuga gushima, ariko nge siho nagiye kuri iri jambo ryo muri Nehemiya kubera ko Imana yari impaye ndi mu masengesho ndi gusenga kandi nari isenze nikeneye, numva ijwi rimbwira ngo ujye mu gitabo usomera ijambo. Ndahumurika ndakomera nkora ibyo nashakaga gukora, ari byo byavuyemo umusaruro w'uyu munsi. Munyemerere duhuze ibiganza dukomere Imana yacu. Madamu wanjye avuka muri Kongo mu Minembwe Kabingo, niho ababyeyi batuye. Jewe mvuka mu Rwanda mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba Imuhura ahantu bita Rumuri, niho mvuka. Aho hantu uko ari habiri harahabanye. Imana yonyine niyo yawutuma gusa abantu bavukiye aho hantu bashobora guhura bakamenyana. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira ababyeyi, papa na mama bari muri Kongo, ndabashimira cyane. Namenye ubwenge ntagira papa, yapfuye muri 1994 mu ntambara yabaye mu Rwanda. Nakuze ntazi guhamagara ngo papa, kurana igikomere numva abantu bose tungana nta base bagira. Ariko maze gukizwa ufite ababyeyi bombi, ubu nanjye ngiye kujya ntangira guhamagara ngo papa. Mfite umubyeyi hano ku isi, hano aracyahari kandi ndamushimira, nubwo hari intambara bigoye, ariko Imana yavuga na 16 ndi mu masengesho saa 8 yindi umuntu atabona uko ababwira. Imana imbwira amakuru ye, nta muntu yanyuzemo, ninge yivuganiye nanjye, iramunyereka aho ari. Imyaka irashira 2020 irongera kandi iragaruka irabivuga. Bwana sifiwe sana. Turagenda 2024 mu kwezi kwa 12 nibwo amaso yanjye yamubonye bwa mbere. Navuye mu Rwanda ntamuzi, ntaramubona, nta nimero yewe ngira, nta n'ifoto yiwe ndabona. Ndaza Imana kandi yari yongeye kuvuga amakuru yiwe turi mu Bugande mu giterane na Kivara. Ndataha ngo shike mu rugo, Imana irongera irabivuga. Mbura amahoro, ndaza hano muri Kenya
ngeze hano muri Kenya mpamagara abantu ndababaza ndarangisha kubera ko yari yampaye ikerekezo nza kumutora, mbona ifoto yiwe, mbona nimero ziwe, ndamuhamagara ndamwandikira aranyitaba amumwanya turavuga. Yesu ashimwe cyane, ndamushimira ko yambereye intwari. Navuga amakuru yose kandi nkayavuga uko ari, ariko umwanya ntago binkundira, muranyihanganira ariko nzabivuga. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira uyu muvandimwe, ndamushimira, ni umuvandimwe. Twagiye imbere y'amategeko turarahira ko tuzabana neza, tujya imbere y'Imana n'imbere y'iterero turarahira ko tuzabana neza. Ariko hari indahiro, hari isezerano namuhaye mbere yuko tujyaho hose, iryo riri mu mutima kandi simvuze ko rifite agaciro kuruta ayo yandi, ariko rifite agaciro. Maze kumushaka nakiriye amajwi menshi n'amatelefone menshi y'urucantege, twitwa amazina tutitwa, tubwirwa amagambo tutakagombye kubwirwa, ariko kubera ko hari Imana yari yaravuganye natwe, ibyo byose ntago twabyitayeho, twarakomeje tugeza kuri uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira ababyeyi banjye, mama. Ejo bundi tugiye kuza hano muri Kenya, twagiye kumureba turamusezera, tumubwira ko tuje hano muri Kenya. Arambwira ngo mwana wanjye uzafate neza umugore, uzamurinde inzara, uzamurinde gusa nabi, uzamugaburire, uzamwambike, uzamwiteho, uzamukunde. Amara aradusezera, dusabira umugisha turaza. Yesu ashimwe cyane. Sheri ndagukunda, nongeye kubivuga imbere y'ubwoko bw'Imana buraho. Umuryango wawe n'uwanjye, ubwoko bwawe n'ubwanjye, hamwe n'Imana yacu twizeye, ndazi neza ko tuzagera kure. Ndagira ngo nshimire ubwoko bw'Abanyamurenge, ntago nakibagirwa kubivuga. Umugabo wa mbere w'Umunyamurenge amaso yanjye yabonye ni umugabo witwa, yari umupasiteri yitwa Rwema, aherutse kwitaba Imana, yanaguye hano. Yaje iwacu kera ndi umwana muto, yari umupasiteri kuri ADPR yabaga iwacu, aba inshuti yo mu rugo cyane. Naje hano mu minsi yashize, mama yambwiye ngo nzaza hano muri Kenya nze kumureba, yararwaye, murebe musuhuze muhe n'intashyo za mama. Ndaza ndamushaka ndamubura, sinabasha kumubona. Nsubiyeyo ngeze mu Rwanda, nakira amakuru ambwira ko yitabye Imana. Ariko hari abana biwe nzi, harimo witwa Ruvugwa asigaye aba muri Amerika, harimo witwa Simeo, ndagira ngo aba mu Rwanda, nawe sinzamubona ariko nzamubona. Muzayane, uwo muryango watubereye umugisha. Bakigera mu Rwanda iwacu, ndagira ngo niba ari nko mu 2000, bari inshuti zo mu rugo, ntibasibaga mu rugo, ntitwasibaga iwabo. Uwo muryango ndawushimiye. Ubwoko bw'Abanyamurenge, Imana impamagara, njyewe nibo yanjyanyemo, kandi tubanye neza, dukorana neza. Uko mubona nsa gutya, nambaye gutya, n'iki cyose nibo. Ubukwe nakoze bwiza nibo. Ndabasezeranya ko ndi kumwe namwe mu byiza no mu bibi. Hano hari abasaza bakuru, hari ababyeyi, hari abamama bakuru, ndi umwana wawe kandi tuzafatanya muri byose. Yesu ashimwe cyane.
hari igikorwa twasanze hano tuza cyari kiri gukorwa ndagira ngo hafi ku isi yose cyo gutabara ruguru cyampore murenge. uwo munsi cyadusanze twateraniye Kayore muri El Shaddai kwa Revera Ngenganye, twarakoze twatanze amafaranga. uyu munsi hano niho twasengeye mu gitondo cyabaye, turatanga 5,000, Revera azabishikiriza ababishinzwe muri icyo gikorwa. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira umuvandimwe Rwiyereka, nari nzi ko madamu wari buze ariko ntibyakunze. Twamenyanye mu 2020 muri Covid ari mu Rwanda. 2021 aragaruka. Icyo gihe narakoraga 2021 Covid irangiye akazi karashira. Bana n'umuhungu umwe w'abasama ngo ni muhumure mu cyumba cy'ikanisa. Naje hano mwivuga butumwa subiye mu Rwanda, umuhungu twabanaga muri Getarambwe wakazi kararangiye, sinagomeza kubana nawe udafite akazi. Icyo gihe kubera ko nge niberaga mu gitaramo, mbana n'uwo muhungu muhumure mu cyumba cy'ikanisa rya Gospel Kimironko turaba. Bukeye Rwiyereka arampamagara arambwira ngo aje mu Rwanda mwivuga butumwa, arambwira ngo nitegure ngo aho azajya hose tuzajyana. Araza ankura aho ngaho anjyana ku muhungu wiwe witwa Fideli, ari muri
ugiye muri aposto turi batoye imbere yanyu, ariko guca bugufi kwanyu tubiheza agaciro. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira famiye ya Beya ndetse na Miti. Kimara gukizwa 2012 nibwo nakijije. Ndutira niwe wari umukorari wanje. Nagiraga agatelefone kajyamo memory card, najyaga ntegera indirimbo ziwe ku manywa na nijoro, atanzi nanjye ntamuzi. Uyu niwe wari umukorari wanje icyo gihe nkiri muri Mwoto wa Kwanza, muvuga butumwa wambwirizaga nkumva ndashitse ni Revera Sunzu. Najyaga ntegera ibyigisho byawe ngo buke turahura, turamenyana, tubishuti, tuba bavandimwe. Navuga byinshi, ariko ineza yanyu ndayizirikana, n'urukundo munyereka ndaruzirikana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amen. Ndashoje abayumbe b'akarere ka Nairobi, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Twaje gutura hano aho muzadukenera turahari. Jambo rigira kabiri, tubahaye ikaze mu rugo rwacu. Isaha muzakomangira iyo ariyo yose, igihe muzashakira icyo ari cyo cyose, iwacu ni karibu. Ntabwo tubuze ibyo kwakira abashitsi, ntabwo tubuze aho kuraza abashitsi, ariko tubahaye ikaze, turabiyegereje. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira umuryango wa Muhumure bari Belgique. Imana yo mu ijuru aho bari ibaha umugisha. Ndashimira abayumbe bo mu Rwanda. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka soreze kuri Kofi. Kofi ni inshuti yanjye. Twajyaga i Burundi mu ivugabutumwa akatwakira, akaduha umwana. Ngo buke turicarana. Ndamubwira Kofi, ko numva urukundo ngukunda rugomeje kuzamuka, waretse tukavukana. Ndamubwira ngo ngewe ndabonye ngo ube anko. Arambwira ngo ndabyemeye. No kuvuga ngo Kofi ni anko wanje. Yafashe amafaranga yiwe atega indege y'idolari 500 ava mu Burundi aza hano mu Giterane ari ngewe. Byageze kuwa mbere arambwira ngo sinkije ngiye kukohereza amafaranga. Ndamubwira ngo amafaranga yawe ntayo keneye wowe. Ngwino nimba hari nibitagenda neza umbwire dukore ibishoboka byose tubikore, ari kuzi. Turavugana dutunganya ibintu amararaza. Papa, Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye. Ndashimira umuvandimwe Sabune twari twamutumiye.